Imana yambwiye ngo ngire icyo mbwira abantu b'abahanuzi nimba ndi bwaranje nkavuga mu Rufaransa byerekeranye n'intambara iri hagati ya FARDC, M23, Wazalendo, South Africa, Rwanda, Burundi, yewe harya baro nibagiwe nimba n'abacanco nimba nabo nibagiye nk'abatanzania abanyihangane president w'igihugu arashaka kubikora Kisekedi wenda ni ushaka kubikora wenda ni nevu ushaka kugira ibyo akora ariko umuhanuzi nigera afata position ya president aravuga ngo kiri kunanira abakozi b'Imana ubundi ibintu biroroshye tetwa nimba wumva utafata position Imana ikubwiye wishaka ibintu byo guhimba position ihura n'iya president ntago president agukoresha icyo gihe Imana yambwiye nayibaje ngo ariko kubera icyo abaha abantu bitwa God's General ni ibintu utorera umuntu avuka arabimugeneye Imana yambwira ngo none se wowe iyo urebye igihe umara kuri WhatsApp na YouTube urashaka kuba general wo kuri WhatsApp cyetse nimba na YouTube isigaye itora aba general cyangwa se WhatsApp igatora abandi ubu dutunze abana hanuzi n'abanyandanini buzuye hano hanze Imana iramubwira ngo shobuja gukurwa nakabana bahanuzi barahanura bati tweretswe shobuja gukurwaho undi ati urabizi ko Imana yangiye kurota neretswa gukurwaho Elisa we yari yarenze kwerekwa mukurwaho cyase yeretswa mukurwaho arangije arasenga abwira Imana ngo ntaga ngenda natampaye imigabane ibiri Imana iti rero umwomeke biraza kuba Elisa kenga kubabwira ibanga rye no ngo dufite abantu benshi berekwa yuko Eliya arakurwa kuri Elisa batajya batubwira ko turasigarana imigabane ibiri bakakubika mu ubwo isi karangira noneho umwuka arambwira ati reba profesi ziri kuvuga ku by'intambara zivuga ku bintu byo mu karere uzumve nka zingahe niwumva maze kumva aho zijyana n'injyana yazo wongere usenge ndakubwira ariko ibyo nibihagije kugira ngo umenye urasenga werekeza kuko abantu babifata bakabitakaza kugira ngo ubone ko abantu bakinsha saba ari mu buyobe cyane cyane abaprofete ubundi ibintu by'intambara mu bihugu noneho wibereyemo nta ushushanya inzu ayicayemo byizura byirinda ugasenga cyane yaguha amakuru ukabucecetse ukongera ugasenga cyane abahanuzi bakabije cyane guhuza n'ibintu bihura n'irari ry'abantu runaka bari bubahe akantu runaka hano i Kigali hari abantu bari guhanura ubuhanuzi ubona ko wagira ngo bari kuhanura FDLR mu buryo bwo kwisempa nge nababwiye ngo nta makuru ndakira ntagiye nuza kuyanshakiraho ariko ayushuwa wabibwiwe n'Imana uri kubwira abahanuzi ngo nimukaririmba intambara muyikomera amashyi wanitse kuvuga ko abantu bazahungara bakabura naho bihisha ahubwo bo bari kogeza intambara ariko bawo uri kogeza itaraba already uri guprovoka abantu bemeza yuko izaba itaranaba nta n'ibimenyetso byabyo byibuze ngo ubone ibyaguma nabo kavu utazi birakurikiraho mu makuru mfite imvange ntabwo M23 izafata province ya Kivu du Nord na Kivu du Sud gusa ubyibeshya iso trompe isome le droit d'aller M23 izafata province zikaba kabi 10 cyase ziri mu 10 around uwo mubare umunani uzarenga byo urabizi ko Kongo igira province 23 yego ariko uriya profete uri Kinshasa arihanuye baramutwikiye inzu donc abantu barashaka kumva ibihuye n'irari ryabo uvuga iki Imana ikubwiye wari unagishyire mu mvugo z'ubwenge ariko ntago utegetswe guhanura ibyo Kisekedi atekereza kugeza aho profete avuga ngo je suis un oracle de Dieu urabizi ukuntu bakatigatiza Kinshasa aho je suis l'homme de Dieu ndabibabwira abantu yambwiye ngo mwese mujye kwiyandikisha mu gisirikare dore insinzi ari ibintu bitagombera ko mbaza Imana umukumu mwaravuze nyine ni bashyira intwaro zabo hasi bari kuduce twose bafite hakurikira biganira reka ngusuhuze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda kuri kamera ndi kumwe na Apostle Prophet Mutabazi Eliya Karembre Apostle ryaturutse ku Mana Professor ryaturutse ku ijuru ryateranye utemera ko ijuru riterana uzanyita uko ushaka nta kibazo mbifitanye nabyo cyane cyane ko ibyo nawe witwa ntaza wabivanye ntabwo nzabona n'ukuri papa yakwiriye titre ariko se nayimukuraho gute nta n'ikibazo kirimo nta n'ubwo rubanza reka bamiriya telefone yanjye twigire mu ijambo ry'Imana ndarwaye ka malaria kamereye nabi n'ubu ndava hano mbazura buntwaye nti harya polyclinique iba hafi ni iyihe ubundi Imana ikomeze yitwa Imana yego hari n'umuntu itayibaza umuntu wese kujya usengera kanseri zigakira kuki iyo malaria yo ijyana kwa muganga Imana igikiza igihugu kitarwanye abasomye bira neza igeze kumanura urubura
ngo abishwe n'inkota ya Yosuwa baba bakeya ugereranyije n'abishwe n'urubara rw'Uwiteka. yego Hari igihe kuri Yehoshafati yamubwira ati shyira abantu imbere baririmba. Ku nyanja itukura iramubwira ati ntimuhagire umuntu ukora inkota mu rwubati dore ko mutanazi kurwana. Yego. Muri mwese ntawe uzi gufata inkota. Bitandukanye n'umuntu ufite uburwayi akeneye kuvuzwa miliyoni 100 abizi ko nta n'ibihumbi 10 yagira. Yanabona. Uwo nguwo choice ye ni ugusenga mpaka to the last minute. Yego. Ariko ubundi ubwenge icyo butwigisha ni iki? Senga. Tegereza ijwi wongera usenge utegereza ijwi niwumva uko usenga uri gukomeza kuremba nta jwi urumva rikubwira ngo tegereza hanga ndagukiza cyo kwa muganga ukomeze kandi usenge. Yego. Hari igihe Imana yakizaga Abisirayeli batarwanye ariko niyo yabibabwiraga ngo kuri nshuro ntimuri burwanye ihagararire gusa. hakaba n'igihe babwiye ngo Yosuwa afata inkota nkwereka ikintu dukora Twambukana urugamba. Ibyo rero iyo umuntu atabimenye usanga abura ubwenge. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tugeze ku munsi wa gatanu w'iminsi yacu yo gusenga. Yo gusenga ni iminsi 1277 mu yandi magambo nta kikwihutisha ni ukuza ukahaba ukahaguma ukabana n'isengesho ugasa n'isengesho wananuka waba munini n'ubundi byose biri mu kuboko kw'Uwiteka. Ariko ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ncubuze buri mwete kubera yuko ntabwo mfite imbaraga nyinshi zavuga zikibaraguza kwa kundi mumenyereye. Ariko ndabakunda cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndazi neza yuko Imana yategetse igikona kurara izamu mu gitondo kigomba kuhagera. Buriya mu gitondo igikona cyazanaga umutsima. Nta kindi kintu kizanye. Ku mugoroba kikazana inyama. Ubwo Eliya niwe agomba guhitamo ngo mu gitondo arya umutsima ku mugoroba n'inyama cyangwa se ndawushyira ahantu n'inyama ntiza mbirire rimwe. Nuko Imana igitugirira neza. Kandi ndakira vuba mu izina rya Yesu. Turi mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 6. Turi mu bice 6 aho Elisa yabonaga ingabo zo mu ijuru. Imana ndimo senga iyo nsenga nge numva Imana ariko sindi umuhanuzi ndi umwigisha ariko abigisha batumva Imana batubwira ngo yarabirangije kabura ijuru. Yesu navuze ngo umuntu ukora ibintu bibi ngakanabyigisha abandi kubikorasha ibintu bya yarabirangije nibikwereka umwigisha utajya yumva ijwi ryayo. N'umuntu uvuga ngo bikore cyane performance righteousness by performance nawe ni umuntu utumvijwe. Bose bari hamwe buriya bose bari hamwe. Tugeze ku murongo waho 20 na kangahe oh my goodness. Ndajya hano kuri 30 na kangahe ndebera muri bire yawe ndebera ahantu yabwiye umwami iby'ingabo 3:1. Imana yambwiye ngo ngire icyo mbwira abantu b'abahanuzi bahano mu Rwanda n'abikishasa. Nimba ndibwiranje nkavuga mu Rufaransa. Onayiseye. Ndabikunda iyo ndi kuva mu Gifaransa. Nta akisa nshyiraho nta corde de participation. Mbese bivuga nk'igikiga. Nicyo mbikundira ntago navukiye. Okay. So 21 avuga ngo iki? Umurongo wa kangahe? Ibice 3 igitabo cya 2 cy'Abami ibice 3 umurongo 21. Ibice 5 byerekeranye n'intambara iri hagati ya FARDC, M23, Wazalendo, South Africa, Rwanda, Burundi, yewe harya baraho nibagiwe. Nimba n'abacanco nimba nabo nibagiye nk'abatanzania abanyihangane ntago aricyo Bo 6:21 haravuze ngo umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data mbatsinda data mbite mbatsinda. Arongera arabaza ati mbatsinde aha. Arongera arabaza ati mbabarira kuko ngiye nk'umwami ndi kwiyumvamo kubatsinda. None nawe nk'umuhanuzi urabyemeye mbatsinda aha. 22 aravuze ngo aramusubiza ati wibatsinda aha. Wibatsinda aha. Mbese abo waneshesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica. Aramusubiza ati wibatsinda aha. Mbese byaba ari bwenge ki abo waneshesheje inkota n'umuheto kandi sha Elisa niwe warubifatiye iby'inkota n'umuheto sinzara yabivanye ngo abo ngabo ukabafata mpiri wabica. Donc yarabajije umwami Elisa amubaza ati wowe wafasha abantu wabaneshesheje inkota n'umuheto. Urabizi ko droit international itemera ko umuntu wafashe mpiri ugomba kumwica. Yego. Urabona yuko Bibiliya nayo bizi droit international hari ibintu babyanditse muri Bibiliya kandi binahura na droit international. Yego. Nuko mu Rwanda rwa mbere iyo wateraga igihugu mukakinesha ukica umwana barakwicaga. Wangegera wica umwana gute n'umugore. Umwana n'umugore ni don't touch. Mwabatsinze ica abagabo abandi bafate mpiri baza babacakara umwana n'umugore umwishe kabwe. Komeza.
ahubwo babazana ibyo kurya n'amazi babishyire imbere. Umwami arashaka kubica, perezida w'igihugu arashaka kubikora, Tshisekedi wenda niwe ushaka kubikora, wenda niwe ushaka kugira ibyo akora, ariko umuhanuzi nigera afata position ya perezida. Aravuga ngo kiri kunanira abakozi b'Imana. Ubundi ibintu biroroshye. Tetwa. Nimba wumva utafata position Imana ikubwiye, wishaka ibintu byo guhimba position ihura n'iya president, ntago president agukoresha. Cyokoze nakoresha ubwenge bwawe. Kuko wemerewe no guceceka. Yego. Mvukunira isavuze. Aravuze ngo ubwo babazana ibyo kurya n'amazi babishyira imbere. Ahubwo babazana ibyo kurya n'amazi babishyira imbere. Barye banywe babone gusura kwa sebuja. 23 aravuze ngo nuko abatekesheje ibyo kurya bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja nta n'umuntu rwose ubakuye bagenda bigenza. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisirayeli ukundi. Amen. Niyo twarekera aho ngaho. Yego. Aya magambo mwese murayazi kandi acunguza uburyo umwete. Nayo ni musenga. Hari ibintu nibuka cyane ku munsi wa kabiri mba mbyibuka neza. Nasenze mva ahantu bita Nyagasambu nerekera Musha. N'amaguru uretse ko ntazabyongera umunyonzi yari ari gukwepa Actros ansanga ku ruhande handi mutwe abanyamaguru, ariko Imana ibigenza neza. Ubwo rero kuva mbibonye ntago nzabyongera kuko ntago Imana yarambwiye ngo jya muri uyu muhanda, ngene natekereje navuga nta hantu nshyiramo akenda ka siporo nkashyire kuteri mu matwi ukajya ndi kuvugana n'umuntu kure kuteri hagenda nica abazimu. Nakunde byamera. No, abemera za Rayon Sport barazifana bakisiga n'amarange bakatubangamira, waba bikubangamira nawe hari igihe bangombwa ukavuga uti Imana yanjye ndayivuga uko mbyumva nitakumye uko mbyumva nshaka byumva afashwe akizwe cyangwa se azapfa adakijijwe. Reka twihute. Ndabyibuka icyo gihe Imana yambwiye nayibaje ngo ariko kubera icyo abaha abantu bitwa God's General ni ibintu utorera umuntu avuka arabimugeneye. Imana yambwira ngo none se wowe iyo urebye igihe umara kuri WhatsApp na YouTube urashaka kuba general wo kuri WhatsApp, cyetse nimba na YouTube isigaye itora aba general cyangwa se WhatsApp igatora abandi. Ijambo ryambwira ngo umuntu wese wabasha buri munsi kumarana nanjye igihe kirenze amasaha kirenze mu watsi y'amasaha y'umunsi. Harabona giye nsoma ibitabo byabo bagiye amara amasaha 16, harabagiye amara 18, ariko ugateranyamo nayo uryamo. Iryo jambo ryarankanze. Yego. Ugateranyamo nayo uryama. Nimba uryama amasaha 8 usigaje andane yo kubana n'Imana mu ijambo no gusenga, buri munsi ubashe kubikora, Imana nawe yagira gute yakuzamura mu rundi rwego, imbaraga zikaba muri wowe ugahinduka umuriro w'Imana. Icyo tuwe tukiretse ku munsi wa 4 habonetse ayo makuru. Yego. Numva umuka w'Imana arambwiye ngo nindebe ubuhanuzi buhanurwa n'abaprofete bose b'Kinshasa. Kubijyanye n'intambara iri mu karere. Yego. Ibi bintu nabirukaga ndi karembure. Ndi kwizamukira kuko twatekaga kabiri mu cyumweru. Tubishaka tutabishaka kabiri. Twiyanda no kubeshya birimo. Abwira kabarana umudamu wanjye ararwaye. Madamu ati kuri kumbeshyira nose nkurwaye inzara. Ciceka turebe kabarira duha 5. Muherwe wawe reko wasaga bagata ariko warasaze. Cyane warasaze. Ati tugeze mu gihe cyo kwishyura ibintu byitwa umusoro ku mazu. Aramuntu kubwira umubare w'amazi afite ugahita uceceka nawe ukabona icyo kibazo gikomeye. Noneho rero ariko ndashima Imana igihe iyo kitaragira iyo yafunze ntawe ufungura cyo kwigira umuhatari ngo wize amashuri menshi papa ngo barayoboye ngo ahantu yagize gutya na kuriya ntago byakoraga. Ndabyibuka iminsi 2 niyo twatekaga mu cyumweru twarabimenyereye, twasenga Imana neza kakaba 3 yaba 4 mu cyumweru, ubwo mu yandi magambo twaburaye 3 gasigaye icyumweru kiri iminsi 7. Twajya gushima Imana mu rusengero dufashe mikoro tukabateresha rero z'imibambaro tuti Imana yaratugabuririye yitwa ndiho ni Jehova Jire. Kugeza igihe basobanukiye yuko turi ko twariye 3 bakajya batwima mikoro. Buriya ishimwe ry'umutindi ribabaza umukire, nishimwe ry'umukire kabaza umutindi. Neza aza gushima umukire ati ndashima Imana tuderutse kujya Dubai twabwe mushumba dusengere, tumvuye nagiye Bangkok kujya no muri Taiwan. Ubwo ni inkoko iri gukubita umugeri imireti aho ngamuntu. Ati sorry, ati nitwa Charles kandi yavuye iwabo kiradiha yitwa Karore. Ageze i Kigali Nyabugogo yitwa Sharire. Ukuntu yahindutse Charles rero ibintu bigenda bizamuka. Yampaye ishimwe ry'uwo muntu ravuna kuko avuga iminota 30 nta mwaka mikoro gusa soza neza. Ati intebe zose ziri mu rusengero zirashaje na decoration, mumbarira amafaranga mumbwira umubare. Babona ari 5,000 akamubwira 10 kandi bigakunda. Ati umushumba ndabona imodoka yitagesha Imana icyubahiro, atarindi namutumiye Dubai.
niyo mpamvu ibintu utabyivangamo baba bategereje ririya jambo ariko ijambo rero nasomye rivuga ngo abateresha rero z'imirambararo yarangiza agatanga ishimwe ry'umweru mu nkiko yego umva ateresha rero z'imirambararo akavuga ko Imana yamwishyure mituweli ya 3 yarangiza agatanga ishimwe ry'umweru none umukire urahanga agataha se iyareka ibiriya 3 tukanabimuha natwe ariko umwanya wose yamaze duteresha haleluya ntabwo twe tuzi ko ari ikibazo cya mituweli ufakora mu mufuka cyangwa kurimo mukayishyura cyangwa ejo n'ibindi so n'urwo rwego twari tubayo kandi twabanye n'Imana iratwiyereka noneho rero wumvishije yaje mu cyongereza mu gifaransa ariko ejo bundi numvisha umuhanuzi utinyuka yaramamagaye ngaro ngo ni Apotre Mutabazi ni njyewe ubusanzwe sinjya nitaba nimero ntafite itananyandikiye ariko bwese nzi ahantu yakwibubunda bwese nibwo ngambere umamagaye ati nibwo ngambere bitangeta yewe wasenze Imana ni ngambwira icyo nshakira arambwira ati mbaranye ubuhanuzi bwawe umwaka n'amezi 2 nubwo Imana igusobanya amaguru ubika ibyanjye n'ibyawe ndamugana ariko ibyo tube tubiretse ufite iyo uhanuza ati ntuye bwera mvura mpa makuru ambwira icyambere ati mbwiye gutya ambwira icya kabiri ati mbwiye gutya angarurira ubuhanuzi maze peruka kumva Trump atorwa bwa mbere 2016 ati kiri kunyereka utunze indege yawe bimeze gute ndahangije kujya abone ko ndi seriye mitamukupa none se wagize ngo igihe twumviye izo ndege sinaje kuri moto genda sha reka tuvuge ijambo ry'Imana kandi izayizana ngeze ari imikino izayizana yanditse White House rwose ibyo ntabwo ari ibibazo bikomeye cyane ariko for now ntabwo ari cyo gihe cyo kwirwa umuntu ayivuga kuko nta kibazo mfite cyo kwizera ko nzagira jet ntabwo nagira jet baravukiye amezi 15 cyangwa se amezi 70 ange nkanjye uzi wanyu nta nubwo byanu cyane ko nzi naho bizaturuka ya muri ya musaza wamubwiye akagura Brabus yahitagurisha kimwe cyakabiri cy'umutungo urumva cyane ko Imana yambwiye iti wowe soma Bibiliya uzigisha ibyanditswe umuzungu wayikubibeho rero abanyarwanda bari kwivisha mu mwinkwinda bane kubona ko nta mugisha wanyu barimo shaho wajya mvuga nigendera nashaka nkana babarizamo uretse ko ntabyo nenda gukora ndi umuntu w'Imana reka garuke ku Imana yambwiye ariko umuntu w'Imana ampanura icyo ngicyo niyakira umugisha w'Imana nzamuhituro ubundi ntegerese koko ni Imana ishoboye uko ntago ari ikintu kigora uko Imana yaguha kamera no kuguye jet ni kimwe ahubwo nuko twe dushyiramo umubare mwinshi ukigira igitangaza cyane urakarikira ibiki bene wanyu urakarikira se ngo bigende gute no Imana ibishatse wanagenda ku muhanda ntugereyo kandi ubundi usanzwe ku muhanda ukabuze kuragerayo n'umuntu kamwe nimpagera tujya winyicira umwanya ariko ibishatse ntiwagerayo ariko ibintu byo kwizera yuko yakora ikintu kinini abantu bamwe babisohotsemo ibyo tube tukihoreye ndashima Imana ku bantu Imana ubuhanuzi bakamara umwaka n'amezi 2 bakibwibuka kandi mujye mutanga ubuhanuzi bw'abandi kugeza igihe zabahera nk'ubwa 2022 ukagomba kugira ubwenge byanarimba ntujyeyo ariko nanone sinzi ko nari uvuge ngo sindi bugiye kandi yambwiye ati jya kuri YouTube ca niyi ngiyi ubabwira ibi nibi ariko ndashima Imana yanshoboze kweditinga ibyo nagomba gukuramo nkabikuramo kuko ari byo niko bigumishamo n'inshyi zikazamo n'ubu tiri gukora ikiganiro hano erega umukozi w'Imana irakwereka ndakwereka nk'urugero Elisa abana bahanuzi baramubwiye ubu dutunze abana bahanuzi n'abanyandanini buzuye hano hanze Imana iramubwira ngo shobuja gukurwa nakabana bahanuzi barahanura bati tweretswe shobuja gukurwaho undi ati urabizi ko Imana yanjye kurota neretswa gukurwaho Elisa we yari yarenze kwerekwa mukurwaho cyase yeretswa mukurwaho arangije arasenga abwira Imana ngo ntaga ngenda natampaye imigabane 2 Imana iti rero umwomeke biraza kuba Elisa kenga kubabwira ibanga rye ngo dufite abantu benshi berekwa yuko Eliya arakurwa kuri Elisa batajya batubwira ko turasigarana imigabane 2 bakakubika mu bwo isi karangira noneho umwuka arambwira ati reba profesi ziri kuvuga ku by'intambara zivuga ku bintu byo mu karere uzumve nka zingahe ni wumva umaze kumva aho zijyana n'injyana yazo wongera usenge ndakubwira yego ndazumva mbanza kugira kwitwa nimba ari Jimmy Watt telefone yanjye sinagifite hangara Jimmy who Prophet Jimmy irindi zina rirancitse ndebe ko mubona Prophet Jimmy wo muri Congo gira igikabyo cyisha ariko ntacyo bintwaye reka ndeba ahantu natanze link ye none ndakubwire ko ndababwira amazina nk'abiri yonyine turangiza amabwira ikimana ikumubwira ku bahanuzi bari n'abahano ubundi nsoze njye kureba ababitorewe ibintu byitwa utera urushinge Jimmy Mbaya sinaryo rero ni Mbaya sinzi icyo Mbaya bivuga
narebye Prophet Jimmy Mbaya ndeba n'abandi batandukanye ariko ibyo uwo nabashe kuzirikana cyane n'uwo nguwo. Hari nanjye ubona kuri cyitwa niba ari Justin Bitakwira. Justin Bitakwira we rero we ni umudepite ufite urwango rwishi kuri bari abantu bitwa abanyamunenge n'abanyamasyahari cyangwa se abarwandofone. Uko ubibona n'imvugo ze ubona atakabaye umudepite ariko byo simbyinjiremo. Nawe naramwumvisha arimo avuga ngo Kongo ifite ubushobozi bwo kuba yarokita abasirikare miliyoni 2 ikabatoza ngo bakaza bakamera n'abo Rwanda. Uwo ni umudepite yemerewe kubivuga ko ni imvugo ya politiki. Nize numva na Kabila avuga ngo bararekrutinga abasoda 500,000 kimwe cyakora cya miliyoni. Ariko si cyo kibazo. Abaprofete bo babyinjiyemo babyinjiranamo inda nini, babyinjiranamo ubwenge buke no kutagira ijwi ry'Imana. Gute? Ndaguha urugero. Subona ko hano umwami yaravuze ngo abasirikare nafashe ngiye kubica mbarangize. Umwami ntuzi ko akomera kurenza na perezida mu gihugu. Yego. Nta nteko ibaringira muvuguruza ntago azatorwa ngo muzamwima amajwi. Ariko umuhanuzi aramubwira ngo ariko siko Imana iri kubinyereka. Kabiri nubikora urabushisemo inzira y'intambara izahoraho. Yego. Aramubwira ngo ahubwo ndumva umwuka w'Imana nyemeza ngo bagaburire. Yego. Ubaherekeze batahi wabo. Ngo guhera icyo gihe Isiriya ibongera gutera Isamariya n'umunsi wa rimwe. Ndabyibuka Uburusiya bujya kurwana muri Ukraine. Narasenze kuko nandi ko ibice bizamuka ku isoko, senga Imana ndayibaza neko Mana. Izi ntambara abantu batangiza. Wowe nk'Imana urabibona utese zirarangira vuba ntizirangira. Ndabyibuka Imana arambwiye ngo njyewe nk'Imana Uburusiya nibwo bwatewe ntago ari Ukraine yatewe. Nimba hari abantu umuntu wese ukoresha ubwonko bwe yishyiragamo ko Ukraine yatewe n'Uburusiya kuko niyo mu bigaragara muri logique nicyo cyari cyabaye. Ntungurwa nuko Imana iri kuvuga ngo watewe ni Uburusiya kandi intambara buri kurwana Imana irabushyigikiye. Gusa yambwira ngo bakoze ikosa Uburusiya bukarasa muri Israel byahinduka ukundi. Ntekereza yuko umuhanuzi uri Kiev swata leta mu guceceka cyangwa se avuga ibingibi nk'uko Imana ari byo imubwiye. Nyuma najyaga ajya mu sesenguzana kandi ati Uburusiya buzatsindwa urabona NATO na ivi reka mbabwire. N'aba bantu bari babahanuzi b'Kinshasa barimo bishakira udufaranga. Yego. Namenye ko n'abakofi babishe ngo baririmba indirimbo nimba yitwa ngo Emego masinzi kuntu yitwa. So ngo president yarafasha fata abantu bose bari influential agira uko abahereza aravuga ati donc muzuze mitwe y'abanyekongo yuko Imana iri mu ruhande rwacu cyangwa se ko bagomba gushyigikira umurongo twebwe nk'abayobozi twafashe. Yego. Ariko se ni inshingano y'umuprofete gufata iteka umurongo president yafashe. Iteka. Wow. Ntago ariko bikora. Ndakubwiza ukuri iyo nza gusenga iby'intambara ya Ukraine n'Uburusiya ntarabaza ijwi ry'Imana ariko banzi ko Uburusiya bwateye Ukraine. Yego. Ariko ntangiye gusenga Imana yambwira ngo buriya mu mboni yanjye Uburusiya bwaratewe nta kindi bwagomba gukora kandi nyuma yabwo buzatsinda intambara. Igihe cyose bwakirinda kurasa kuri Israel ni buyirasaho buzasenyuka ariko ni butayirasaho buzatsinda intambara isi komeze n'ubundi nk'uko ari iminsi y'imperuka. Yego. Uyu muntu Prophet Jimmy Mbaya yantangaje. Version ye ni ya Kisekedi niyo Justin Bitakwira zose ni zimwe. Imana yambwiye ngo gusenga mwarasenze kandi yarabumvishe n'insinzira hari ahubwo mwese abashoboye mujye mu gisirikare mwambara uniform mwitoze mujye kurwana. Ikintu birengagiza iyi Syria yari ifite ingabo nyinshi kurenza Samariya. Yego. Ariko Imana insinzi abanyasamariya kuko bakoze igikwiye. Kabiri ibintu byo kumva ngo kuko biranantangaza sinzi impamvu abaprofeti badashobora kuba abanyakuri. Nk'uhanjye n'urugero mbaje ngo ibya Kongo bizarangira gute ndakubwira ngo rero amakuru mfite aracagagutse ari mu tuntu tugiye ducagaguye harimo detail nyinshi ariko ndacyasenga kugira ngo mbone amakuru yuzuye neza. Ndabyibuka mu kwa kane nabwiye abantu nagiye ko mbona ijambo 5 ryiyandika
nk'umubare w'ibihe ndangije mbona Goma ifatiwe kimwe na Bukavu mu bihe bikurikiranye nk'icyumweru kimwe kitarenga 2. Ariko ko twari mu kwa 4 kareba kuri tere nkareba ukuntu abahungu basatiriye ntiburi bazafata mu kwa 5 bagana ko sindi shuwa nyina mu mubare 5 gusa ko mu mubare 5 iyo nyibaza neza bavugaga 2025 uko niko rimwe na rimwe tugomba kwitondera dutanga amakuru yego ariko Imana ishimwe ko nubundi ibyo byo Goma Bukavu bikurikiranye cyo ni kimwe ariko ibyo ntibihagije kugira ngo umenye urasenga werekezayo kuko abantu babifata bakabitakaza kugira ngo ubone ko abantu bakisha saba ari mu buyobe cyane cyane abaprofete ubundi ibintu by'intambara mu bihugu noneho wibereyemo nta ushushanya inzu ayicayemo byizura byirinda ugasenga cyane yaguha amakuru ukaba ucecetse ukongera ugasenga cyane haleluya utumye mbajyana mu byanditswe byera Elisa nyuma y'izi nkuru havuga ukuntu ngo batewe bakagotwa n'Abasiriya kandi bo bogiye kubatera haciyemo igihe kinini ariko baraterwa barabagota ngo inzara iratera irabica abadamu bakajya barya abana babo babagibi noneho ngo umwami aza kubwira ibyegera bye ariko mugene mu nshakire uwo mwicanyi ubwo yavugaga Elisa yavuze ngo mugene mu nshakire sa mumuzane ati narara afite umutwe ku ijosi rye ati Imana izayimpore ndetse bikabije ati nubundi se ko ntacyo ningingamo Imana ko byabaye nabi Elisa iyo ntumwe ikiri mu nzira ngo ni ntumwa umwami yiyegamiza urumva yatumye wa wundi we hafi cyane w'inkora mutima ngo Elisa itabwira abantu bari bicanye ngo yaricanye n'abatware ngo yatababwira ngo wa mwana w'umwicanyi yohereje umuntu wo kunkata igihanga pati se indi ati ndavuga umwami rega ati niwe wita umwana w'umwicanyi arangije avuga ngo nahagera urugi mu rukinga mu rukomeze nimwemere ko yinjira ako kanya kivuga ibyo ngo icyo cyegera cy'umwami kirahagera kirakomanga kira batinzanye ubutumwa bw'umwami aravuze ngo ngwino akubambe kuko nubundi ibyago byatejwe n'Imana kandi niwe muhanuzi mukuru ba muri iki gihugu tuzi ubwo we n'Imana yawe nubundi mudukora ibidakorwa natwe nta kintu twikanga kugira ngo tukugirire nabi yego nubundi nimba Imana kutugirira nabi yatugiriye nabi nimba kutwicira ubuze yatwicira ubuze kandi ni wowe uzana message ndashaka kwihuta cyane noneho Elisa ahita abwira wa mugabo ngo subirayo ubwire shobuja uti ejo mu rukerera ku marembo y'i Samariya indengo y'ifira igura ikintu cyari 100 kishyira ku mafaranga 300 arangije icyo cyegera cyamugangwe rega n'Imana akingura amadirishya y'ijuru ntago ibyo byabaho Elisa aramubwira ati uzabirebesha amaso ariko ntago uzabiryaho ibyo byarasohoye murabizi ariko hari ikintu ushaka kubabwira utekereza ko Elisa kuba ejo hari boneke ibyo kurya yari abimenya ari uko uyu muntu wamutumye ngo amukate igihanga yari abimaranye igihe iyo uri guhanurira igihugu urimo hari igihe biba ngombwa ukabika ibintu igihe ukazabivugira mu gihe cyabyo abantu muri guhanura muri izi ntambara mwaretse senga Imana sengera abantu bakizwe sengera abantu bihane urangiza wurekera aho ngaho cyase ni kuhindura umuriro nka Elisa ugihinda ubwire ufashe inkota ikirinde umubwire ibyo yatekereje sibyo ahubwo cyamika hano ibi bintu ntago ari ibintu bakiniramo kuko nimba ari ikintu nabonye Kinshasa bikinamo ndaguha urugero rworoshye nasanze bamwe ubuhanuzi bwabo bumaze umwaka kuki batabonye ko Goma izafatwa nimba abahanuzi bukure wibuke genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda ijya kuba ngenza abahanuzi bari bazi yuko igihugu kizajya mu yandi maboko babizi neza cya kabiri abazapfa biyizi abazabakajorite biyizi abazaburana nababo mu buhungiro biyizi abazarokoka nabo biyizi Imana ibakubita list iravuga ati rega wowe niyo wasenga ngana gute uzagenda kandi ubwo bahanuzi babonaga ari abanyarwanda ariko abenshi twaganiriye ntabwo bigeze bafata mikoro ngo bajye kubivuga hari ibyo ubwirwa ari ibyo kuvuga Samweli Imana yamubwiye ngo genda wimike Betelehemu unyimikire mwene Yesayi abaza Imana ngo harya ko nimba mbyibuka neza ngo Sawuli atuye donc Samweli atangiye kubaza Imana aho Sawuli atuye kagira ntago baziranye nkati si Betelehemu se nose ubundi agenda nk'umuntu ugiye kwimika umwami ntarababibona kandi hari yundi ndaramubwira ati rero ufata ihembe urishyire mu gikondorero nurangiza ufata ikimasa wowe ubeshye kugiye gutamba
ugenda unabivuga ugiye gutamba ariko utikani ngiye gutamba nugerayo wimika umwami witaye. icya mbere Dawidi yemetswe afite imyaka 12, niyo mpamvu no kumuzana burya ntibyari ngombwa nuko dusoma Bibiliya twirukanka. Imana ije gushaka umwami yimika, urazana abana ba 12 ngo bakore iki? Kandi Imana ikubwira ati uyu mwami naramugaye si nkimwibonamo, ndashaka undi mwami wo kuyobora ubwoko bwanjye. Eliya na Aminadabu na Shama batariko twe turi abajenerali, undi ati nge ndi colonel kandi ku rugamba ndarindwa. Bari bagerageje gushyira mu bwenge nta umwana wa 12 uyobora. By'umwihariko bundi hari imyaka baheragaho. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki. Abahanuzi bakabije cyane guhuza n'ibintu bihura n'irari ry'abantu runaka bari bubahe akantu runaka. Hano i Kigali hari abantu bari guhanura ubuhanuzi ubona ko wagira ngo bari kuhanura FDLR mu buryo bwo kuyisempa. Nge nababwiye ngo nta makuru ndakira, ntajye nuza kuyanshakiraho. Ariko ayushuwa wabibwiwe n'Imana. Uruvuga abahanuzi ngo nimukaririmba intambara muyikomera amashyi. Wanitse kuvuga ko abantu bazahungara bakabura naho bihisha. Ahubwo bo bari kogeza intambara ariko uri kogeza itaraba. Already uri guprovoka abantu bemeza yuko izaba itaranaba. Nta n'ibimenyetso byabyo. Wowe uri mubi. Hagira undi muntu kubaza ngo werega mari gushaka ibirayi. Sinigeze mbona umuprofeta yabaza ngo birayi ibintu wavuze. Bikura abantu umutima ngo narangiza igisubizo cye kirengo narindi gushaka ibirayi. Yego. Kuko kuki utavuze ngo ni Imana yavuganye nanjye? Kabiri, widutega ibintu bidafite igihe bizabera. Kabiri, ku gihugu n'ibyago wirenza umwaka. Vuga utundi mwaka utayigiye nk'iki. Reba ko Aburahamu we Imana yamubwiye ngo do ubu mvuya maze kwirira iki kimasa ndimo nshyira hagati mu ryinyo ngiye ku Isodomu muri Gomora ejo n'umuriro. Elisa yahanuraga igihugu aravuga ngo ejo ku irembo. Urabona ko uyu muntu kumwizereramo ni ibintu byumvikana. Yarazaga yabonye igitero kigiye gutera Samariya akavuga ati mwami ejo bazaca inkera mu cyamo mugende mu barye kavari mwisiga icyondo bazasanga musa n'icyondo ubundi muzahita mubatikiza abandi mubafate mbiri. Wa muhanuzi wa Kinshasa nimba uri umuhanuzi w'ukuri wakabaye uvuga ati bakongomani ngo ndi kuhanurira Goma na Bukavu ndi kubona bizifatirwa mu gihe cyegeranye. Ariko wenda nyuma yaho nta nubwo bari kugezaho abana b'abahanuzi. Byibuze ngo ubone ibyagoma na Bukavu utazi birakurikiraho. Mu makuru mfite imvange ntabwo M23 izafata province ya Kivu du Nord na Kivu du Sud gusa. Ubyibeshya iso trompe isome le droit d'aller. M23 izafata province zikaba kabi 10 cyase ziri mu 10 around uwo mubare 8 uzarenga byo. Urabizi ko Kongo igira province 23. Yego. Ariko uriya muprofeti uri Kinshasa arihanuye baramutwikiye inzu. Donc abantu barashaka kumva ibihuye n'irari ryabo. Nimba ari ibihuye n'irari ry'abantu ahantu bita mu birere igihe yarakiri FDLR bamaga bafite ubuhanuzi buvuga ko bazafata u Rwanda mu kwa 10. Ikintu kimwe nzi ntibaranatera u Rwanda mu kwa 10. Iteka usanga bagerageje gushimashima ubu turi mu kwa 10. Tuvuge ko wenda barashe ku Gisenyi bari bafite mu uruhare ni turi mu kwa 10. Ukwa 10 wagira ngo nukwezi kutigeze kunabashobokera kureba mu gihugu cy'u Rwanda. Ese namwe mugiye kuba nk'abantu nk'abo ngabo kubera ibintu byamuzuye mu mutwe abashaka kumva ibihura n'irari rye. Kabiri, waduhaye umwaka ukatubwira ngo ibi nibitaba zakora muzamunsubize ku mabere ya mama. Kandi ko nafashe inzego kubigukorera. Ntabwo urambwira intambara ngo no guhunga kw'abantu tukamara imyaka 3 nta urahunga icyo baba barabitse mu bantu turakishyuza nde? You are a terrorist. Wikigiranyo ni nyinshi you are a terrorist. Kabiri, uri gushinja abantu bamwe ngo bivanga muri politics. Ariko sinzi wowe ukiri gukora icyari cyo. Bogeza intambara iri kuba. Iri kuba nta n'uwayisubiza inyuma. Wowe uri kogeza itaraba. Yego. Ibi bintu ntabwo mvuze ngo hagira ubihagurukira, nge ndivugiye ngo Imana irabireba ikababara. Imana irabireba ikagira gute? Ikababara. Ntabwo umuprofete afite inshingano yo guhuza n'abayobozi b'igihugu. Cyokoza afite inshingano yo kuba yaceceka igihe biri ngombwa. Igihe Imana imutumye kujya kwimika Dawidi ari mu kiroro kimwe na Sawuli. Ubwenge bw'Imana akaba yazanye indaferi kandi azanye indi. Imana ishobora kumumenyesha icyo akwiye gukora.
ubu se urabona binwaye ikivuga ngo nta makuru yuzuye Imana irama. yego byibuze yamaye ku Burusiya na Ukraine yarafatikaga yaravuze ngo mu mboni yanjye Uburusiya bwatewe ndi inyuma y'Uburusiya kandi buzatsinda uko ababurwanya n'abawuteraniye bose bangana kuri ino nshuro ndi inyuma yabo. Mu by'ukuri abantu kuba udafite amakuru yose y'iby'urugamba hari icyo bigutwaye. Tuve kuri prophète wa Kinshasa. Vous êtes un prophète de Kinshasa. Vous n'êtes pas obligé de prophétiser ce qui concorde avec le président. Ndabona urugero rumwe rworoshye. Urabona hariya nubwo Elisa yarahawe amakuru n'ijuru ariko yanabicishije mu kintu kimeze logique. Wa abantu wafashe mpiri ukubiza amategeko y'intambara akwemera kubicisha inkota. Ati none se ntuza amategeko y'intambara ko bafashe mpiri ubatsindisha inkota n'umuheto. Ndatari ko bano ntabwo twakozanyijeho you see arabato ya ababafate nk'abo utsindisha inkota n'umuheto. Bagaburire bareke bagende. Iyo umwami w'i Samariya aza kwica abagabo mu gitondo hari kuza igitero cy'umuzinga kandi ari gihe cyari kubarimbura. Ariko kuko yabanje gutega amatwi umuhanuzi w'Imana. Umuhanuzi w'Imana yamubwiye icyo agomba gukora mu buryo bukwiye. Aho nayo mvuze ikintu cya logique. Ni gute uri prophète w'i Kinshasa? Ubwo none tuvuye kuvuga Imana yavuganye nawe ko yambwiye ntabwo iri kuvugana nabo. Gusa bo bashaka kuvuga version nk'iya Kisekedi. Icya kabiri iva muri ibyo bintu byo kuvuga ngo u Rwanda se ngo biramutse ari by'ibyo bavuga Uburusiya ntabwo bwari bwagiye bwihishahisha. Ariko Imana yabugiye inyuma kandi butsinze intambara kuko niko Imana yabishakaga. Imana yo ntabwo ari nk'umwana w'umuntu. None se buriya abisebe bari kwinjirana Abafilisitiya babambura igihugu. Iyo bakubwira gukoresha rezonoma cyangwa usura umunaki uri umuhivi. Koresha rezonoma yawe. Wari gusenga uvuga ngo iki? Mana abantu bashaka kudufatira igihugu, sovereignty y'igihugu turakandagira turamanura umuriro. Siko umuntu ari kuvuga. Ikindi agomba kumenya Israel Imana yajyaga izikababwira ati mugiye kurimbagurika. Ndaguha urundi rugero. Gideon byagenze gute? Gideon Imana yamubwiye ngo ugiye gutsinda urugamba mera aho ngaho. Kandi ufate ibibindi ufate n'imuri. Ariko banza ujye kuneka no gutata mu ngando yabo. Wumva ibyo bavuga. Ndashaka gukonfirma wansabye ibimenyetso bibiri ndagwe cya gatatu. Abantu bose batubwira ngo karabaye nta ujya duha ikimenyetso. Bari abantu ba Kinshasa bagomba kuduha ikimenyetso cya Goma na Bukavu cyari ko kihagije. Uko bakibonye bati nuko bizagenda nuko bizamera none ibyo bizabera ikimenyetso cyuko bigiye guhindura isura. Ntacyo biba binwaye ngewe kasi tutabivugiye mu Rwanda kuko buri gahugu umuco wako n'akandi wako. Ariko Kongo munyemeza aretse ko mu Rwanda hagize ikikubaho bishobora kuba ari ikinyoma. Hari igihe byakorwa n'abafite ibyo bashinzwe. Kongo bikorwa n'umuturage yita gutwikira inzu. Ngo yahantu yavuga yuko M23 igiye gufata Goma na Bukavu none se kibifasha. Soit taisez-vous ceceka soit uvuga iki Imana ikubwiye wari unagishyire mu mvugo z'ubwenge ariko ntago utegetswe guhanura ibyo Kisekedi atekereza. Kugeza aho prophète avuga ngo je suis un oracle de Dieu urabizi ukuntu bakatigatiza Kinshasa. Je suis l'homme de Dieu. Ndabibabwira abantu yambwiye ngo mwese mujye kwiyandikisha mu gisirikare. Dore insinzi. Uyu muntu yuza ko guhanurira abantu b'Isiriya ariko babwira ngo iki? Imana yambwiye umujyana abasirikare benshi. Mu by'ukuri si yari n'umubare w'abasirikare benshi cyangwa se bari kurwanya intambara Imana idashyigikiye. Turi mu bintu by'ubujiji kandi ukabona abantu bambaye udukote twiza bafite amazina aremereye baravuga bikangata ariko rekera kwikangata nimba utumvishijwe ryayo. Kabiri mu bintu nk'ibi bikomeye wivuga ikintu kidafite ikimenyetso. Gideon afite kubwira ati nge nashyize hasi nanabifotoye nanabikameye ngo nta mafoto nta cyabaye dore ubwatsi bwari bwumye dore hano bwatose dore ubwa kabiri bwari butose hano buruma. Okay kandi cya gatatu yambwiye ngo ninjye mu ngando yabo none impe cya finale. Ngo bagiye kumva ngo hari umuntu warose ngo nabo nagiye kubona mbona irobe riraje ryikubise ku ihema ryacu ngo rigwa rigaramye. Irobe turya umutsima se cyangwa akawunga cyangwa ubugari ati sinago narebye neza ko ryari irobe. Noneho ngo uwo mugabo wabirotorerwa gashobora kuba yarajya gasenga ko sinzi ko ibi bintu umuntu yabisobanura atajya asenga. Ni nka kuriya Yakobo ari wasobanura inzozi za Yosefu Karosi. Aranje uwo mugabo arambwira ati yo ni inkota ya Gideon n'Uwiteka.
reba ko abamidiyani nabo ubwabo bajyaga mu mwuka bakabona amahema abirinduka kandi umwami wabo kudaca inzira y'amahoro ni uko yibwiraga yuko azatsinda ko ari umunyembaraga ariko niba azi ko bazamutsindisha ibibindi n'imuri inkota ya Gideyoni ni y'Uwiteka haleluya mwabahanuzi mwe ubu iki ni igihe cyo kwishakira amashimwe ninde uyobewe ko uvuze ngo u Rwanda rugiye kukabona ngo umuntu agiye gushaka nawe yihishabure ninde uyobewe yuko byibuze abagize FDLR n'ikigarasha cyamumena amafaranga atari munsi y'igihumbi cy'idolari wabeshye undi utari mutabazi ndabizi uko bikora niyo barasanzwe kwanga aravuga ati mva ariko uyu munsi wazizine waya anagwamagara mu ndimi ati rati uryo yere kufite n'iryo mfite ariko se byibuze iryo yere kurifite ibimenyetso bifatika basi ngo ejo mu gitondo muzabona iki kimenyetso bizababera igihamya yuko ibyo mvuze ari ukuri musigeho nimba ibintu bya politike bigusiga wibyinjiramo gihorere nk'urugero ngiye kubwira mon point de vue ntajwe nyumvisha akangiye bura nasenga yewe side kivuna no rukivu byibuza nayo turi bikaba intara yigenga iyoborwa na M23 bano bantu bakagira amahoro ubimbaje ngo ntajwe numvisha ariko ngiye niko numva uribuka Natani abwira Dawidi asanze mwatukuye amaso ati wa mwami usiganywa urumogi ururangura goma na wazarendo aravuga ati nge naraye ntasinziriye kuko ni muri Zaburi 106 niba ariko nebuza ngo narahiye Uwiteka intwari yawe Kongo amaso yanjye sinzaha yahibitotsi ibiyene byanjye sinzabe gusinzira sinzurira utara rwanjye ngo nukutajya kuburiri ato ngo kugera nimbonera intwari ya Yakobo uturo niyo mpamvu ndeba sinigeze njya kuburiri kwanura umwami rero batukuye amaso mujye mwitonda mujega mwitonda umwami atukuye amaso ntabwo amuhanura uko biboneye aranje amubwira ngo ugende ukora ibyo ushaka byose ngo none se ngo reba ndi mu nzu y'imibero n'imiberoshe ureba ahantu natangiriye my humble beginnings none Imana yari mu ihema ati ibintu byambuje gusinzira kandi sinzigera nanasinzira nzajya nindwa ndi guhunyiza ariko ibihene nzajya mfataho gutya bizasinzira atari ngiye abihaye ubushake Natani avuga ati nzi guhanura abami batukuye amaso ari byo bintu byananiye abangaba bari Kigali benshi nanze kuvuga amazina yabo ko barakomeye nubaha abakomeye babwiye inkuru nziza ngo manda Imana ntiyishaka evagonda ubuse iyo manda ntiyabayeho inshingano zawe arakubwira ngo imanda nyifate muntu w'Imana ko nzi ko urumuvugishwa ugahita usaba ukabona yuko itabishaka yifata gahita mubwira uti kora uko utekereje Uwiteka ari kumwe nawe warangiza agahita guha uruboho rw'amafaranga ukajya guhereza abakene bakarya ntabwo igihe cyose ari ukwiyahura ku kuri kudakenewe ukuri Imana itanga ni ukuri bukiza abantu umuntu 2014 wahunze akaza mu Rwanda kuko yabwiye inkuru nziza ngo wifatiye imanda byamuje kwifata mwani magambo wabyeretswe pe wabibonye pe ariko kubibona ni kimwe yego simpamya yuko ibintu byose mbonye mu nzozi bifitanye isano na Rusizi na hari cyane abantu bafata ku buryo bita ngo iki mukira gutera mu bweyeye ntabwo ibintu byose mabonye mu nzozi naza ngo mbibwire abantu kabukise komita ngurura abantu bari hari abatese aho hantu bimeze gutati abantu baradadiye okay ubwo makuru nita ko mfite nahawe n'Imana hari n'abagabo bayafite barayahawe na science zimene mu gihe yakuye muri science z'umwuka ariko wikigira shyashya wikigira igitangaza ntacyo bigufasha ndashaka kutabatindira abantu bari gukora ibintu bidakorwa les prophètes à Kinshasa sont en train de faire l'infaisable Mere Rwanda kumavuvu wa Rwanda abo Rwanda bo bafite akantu kakoba uri kubona nka 2 cyangwa 3 bari kugerageza kubera inzara nyinshi buryo umuntu ushonje nka mubembe shaka ati no gupfa narapfuye narandiro darafi kuzankuramo umwuka komba ni hombo abo bo ukabona ko ari ukuntu bari kwijajara bakagira ukuntu bagira ariko ibintu bidafite ikimenyetso amuvandimwe wabiretse icya kabiri ibyo bintu dushaka kujya kubwira abayobozi wabiretse abyihoreye uzi ko nare magambo yuko irobera iguye ku ihema rikagwa rigaramye abaturage batari bayazi yarazwi na Gideyoni nabo bajyanye gutata gusa kandi barinze bakubita abamidiyani batagiye kwibwira abaturage yego haleluya ariko nge nenda gushimira aba bagabo bari mu mahema babonye ibintu bitaryoheye umwami wabo wa Midiyani ariko bari byo bavuga
aravuga ati ariko nimba ubonye iryo robe mfashe ibintu maze iminsi yaba ari ibihereko yakoreshaga yaba yarakoreshaga ubupfumu ariko nanjye mfashe ibyo nsanzwe nzi cyangwa se ko nsanzwe n'interprete inzozi n'ubuhanuzi buciye mu nzozi ati iyo ni inkota ya Gideyoni noneho Gideyoni ko ari umuntu utazwi yamumenya ateka ari Gideyoni iyo ni inkota ya Gideyoni n'Uwiteka abantu bari gushaka gukoresha logique yabo noneho njye nkahamagarira aba baprofete b'Kinshasa simple logic nimba ushaka kujya muri logique wifata wango ninde wateye aherekejwe nande ninde wafashe Goma subira muri 80 na kangahe ubwo uriya no uyu nguyu mu mbuto sesese yatangazaga yuko abanyamurenge badafite ubwene gihugu muri Kongo bagomba gusubira mu Rwanda usubira aho hantu rebe ngo harya kubera icyo gihe bigeze bagira amahoro ese urebe muri iriya mihana y'iwabo hishwa abantu bangahe bamwe bagahabwa intwaro na nimba utabifite uze kuza muri link ngo ikiganiro cy'umuntu wabagayo donc byabagareba bamwe bagahabwa intwaro na leta cyane cyane abafurero bakazinduka baza kwica abanyamurenge muri Sud Kivu sibyo ibyo bintu byose byibuze mushaka no kujya muri logique hera aho ngaho ubwo nk'umuhanuzi w'Imana nk'umukozi w'Imana nubwo ntajwe numvisha ariko abantu barenganye imyaka myinshi nk'umukozi w'Imana ngiye kubasura muri Kenya hano bagize hari n'abajyaga bazana igipinde ngo u Rwanda rwanga ko bataha abo muri Kenya ninde wabuze gutaha abi Burundi ninde wabuze gutaha hari ibihugu batarimo abanyamurenge Tanzania ntibariyo Uganda ntibariyo yego aba bantu mutajya munajya gusura aho ngaho ngo mubereke igihugu ni icyanyu ese muravuga ngo igihugu ni icyanyu kandi mu mihana y'iwawe n'abasigaye bari kubaha amakuru avuga ati baraye batwitse kanaka bamuriye ariko kumva icyo kintu yanga umuntu bamutwitse baramurya so nuwango umuntu uzashaka kujya muri biriya bintu azaje mu mateka y'abanyamurenge kuva yatangaza ko batari abanyarwanda ese kuki mutanibaza ngo harabarwanya intambara yo kubohora u Rwanda kuki bagiye bari bahaza amagara baravuga ngo tugiyeyo bari babonye yuko inkotanyi zafashe Museveni akagiye kabigenza avuga ati nyamaze nituguma tuzapfa nk'udushwirire batwimye ubwene gihugu ku gihugu Julius Marema yaravugaga ngo nushaka kwiruka ati muri Tanzania hari abamasayi bakasemo kabiri igice kimwe cy'amasayi bakijyana Kenya ati ariko dushatse vanga abamasayi muri Kenya bashatse ngo nibagaruke muri Tanzania byabasa kubagarurana n'ubutaka kuko nibagiye basuhutse bisanze imipaka yabashyize mu mbago za Kenya ariko uvuga ku bintu bya Kongo Julius Nyerere mu 95 avuga ati sinzi impamvu ibibazo by'abanyamurenge abantu batabireba ngo babone yuko harimo icyo kibazo cyo guheza abandi ku gihugu no kuba uburenganzira bwabo urumva icyo gihe nk'urugero ngiye gusenga mbaye ntari umuhanuzi ukuze nakihutira kubwira abantu ngo Imana iri inyuma ya M23 Imana ishaka kubaha igihugu ariko wabanje ukabaza ubundi masengesho nk'aya wenda nsoreza aha ngaha ibanga ntago utangira gusenga ushingiye ku byo utekereza yego wowe usenga uvuga ngo ubwiza bwa Imana nibuze presence yawe nize ukaba muri icyo kirere mpaka wumvishije uri gukingukiye ijuru akaba ryo ritangiza isengesho ryawe yego ryavuga ngo tangira wihana ugatangira wihana ihanira abanyekongo bose ukihana ntubari wowe utangira ngo nge ndashaka ibi aho gukabanza kumenya ubushake bw'Imana aho hantu cyangwa se ibyo bikuraniye usengera muri logique ariko imeze nka Yobu yabajyaga asanga abana banjye rero ngo sinzabo biriwe ngo sinamenye wacumuye Imana nimba wacumuye mu babari icyo gihe hari ibintu twita hypothesis hypothesis ni ibintu utahindura yego ushobora guseruka bati ikibazo cya FDL nikirangire nkuvuga uko kirangira uko bati ndashaka Mana wowe ukigemo nk'Imana kirangire kabiri abanyamurenge n'abanyamasisi n'abarwandafone n'abatutsi bo muri Kongo babona uburenganzira bwabo bwuzuye wowe isengesho ryawe ukarishyiraho honyine warangiza ukivugira ngo mu bihugu byose ntihabeho gupfusha abantu benshi cyase ukanavuga ntihabeho gupfusha wabona n'umunyarwanda ugera kuri Kongo ntipfusha abaturage bayo Burundi ntibupfusha abaturage Uganda ntipfusha numva ntago amaze kugira les préjugés mbere yo kusenga gusa ari ibintu hypothetically ubona yuko M23 itabonye uburenganzira bwayo biragaragara yuko bikomeye kandi icyo gihe wasenze gutyo ntago Imana donc buri kintu cyose bayemere kukikubwira yego kandi n'uburi gusengera M23 ngibona uburenganzira ntabwo izabona bazayifukuza bazashaka ubwene igihugu mu bindi bihugu niko mubwiye n'urugero ariko ni byinshi Imana agiye ivuga abantu baba babitse abantu bareke kubeshyera Imana abantu bareke kubeshyera Imana wagiye kuba pastor n'ubundi wasanga amashuri yarakunaniye
wikigira rero danje nta geopolitike uzi yego wipima ikirere ngo urebe ibintu byabaye gutya uve muri media uhita uza kuvuga ngo bamwe bari guhanura ibihano ku Rwanda yego ntabwo bisaba kujya mu mwuka kubihanura abazungu nuko bakora abandi bari guhanura ibintu bindi bitandukanye mu by'ukuri icyo Imana ishaka ko mbabwira nicyo ngicyo nanjye ntabwo byaba binaniye kuzavuga ngo yambwiye iki ntacyo yambwiye icyo gifite ku mutima wanjye kubera ubwenge yampaye yego abaturage bawe ntabwo bafite uburenganzira ku gihugu haciye imyaka 28 kandi iyo muri kuvuga kuri icyo kibazo sinjya numva mugikomoza icyo kintu wagira ngo ntimurakizi ko kibaho ku bwanjye mutima nama wanjye nkoreshe buriya bwenge nk'ubwa Yesu yavuze ati abantu bafatishije inkota wabica bafashe miri nari bavuga ariko abantu utaye uburenganzira bwabo urumva baragenda gutyo gusa ari ibintu bitagombera ko mbaza Imana mwaravuze nyine nibashyira intwaro zabo hasi bari kuduce twose bafite hakurikira biganira byasaba yuko usengere M23 kugira ngo yemere iyo hypothèse cyangwa se iyo proposal kuko yabize uko mugiye kubagenza na Ruvumbu wari muri Rayon Sport yagiye bamusezanyije ibintu nka 8 nta na kimwe bamukoreye kimwe cy'umuti wenda nimba ari hotel yarayemo n'ibyo yacyuye ariko tuntu twose bamwaga turagwa miliyoni nizi turaguha ibihumbi by'amadolari turagushyira mu equipe igwemba gutya byose byarangiye ntabyo bakoze so nibikwereka yuko ukoreshe n'ubwenge bwabwo donc twe turi kurenga ku bwenge bwa Elisa bwo kuvuga ngo uwo wafatishije inkota ukamufata mpiri ntago umwica ubwo bwenge dushaka kuburengaho tukazana ibindi bintu ngo ngo sovereignty y'ibihugu utekereza ko Imana ashyize imipaka y'ibi bihugu ari ibyo ngibyo Imana ari kujya inyuma ya Ukraine NATO yarayifashije bihagije ariko Imana yarambwiye iti ndi inyuma y'Uburusiya bwatewe kuko buretse Ukraine igakora biriya bintu nko kwemera kurimbuka kandi nta gihugu cyakemera kurimbuka nabo bakabaye bareka kubikora ariko barakomeje ubwo nibo barwishigishiye reka barusome so ibyo ngibyo rero nibyo nabwira abanyarwanda muhumure kandi mukomere amakuru hari twayavuga nta kibazo ariko nge kugeza aho ngejeje amakuru hari ni meza ku banyarwanda meza ku banyarwanda ariko nanone kugeza aho ngejeje abarundi basenge cyane kuko hari ibintu perezida wabo azavuga one day noneho aho kujya gusanga intambara muri Kongo ajye irwanira ku marembo yiwe nkaho barasiye witwa Dolphe ari colonel ushinzwe ubutasahari ajye irwanira to play rero ntabwo aricyo nifuriza Burundi ko abarundi ndabakunda ariko nyine abayobozi b'ibihugu bagira uko bafata imyanzuro n'Imana ifite ikiri mu mutima wayo ikibazo nuko rimwe namwe dushaka kugira ngo buri gihe kiri mu mutima w'Imana none ukabona umuprofete w'i Kigali wenda ukomeye yanze gutetwa etezevu yanze guceceka agiye kuvuga version nk'amakoro Yolande ikibazo kibaza Imana bwaye nawe iyo version umva ari guhaye cyangwa uravuga uti nimvuga gutya ngo so says the Lord barahita bavuga ati kabisa niwe munyamavuta dutunze muri gihugu kabiri kuba yabikubwiye ntibagije ngo bivuge biterwa n'ibyari byo gatatu ibyo bintu tari kujya kugira bagira byo mu byukuri what is your problem hari ibintu babwira umwami nimba ari ikibazo cyaba kigaruka ati abantu ni mwihane ibindi ukabijyana ntibamenye aho yabiguhereye warangiza wabigezeho bakabona yuko ukabaye ikimenyetso nabwo ikimenyetso ni mukibona ndabyibuka Apostle Gitwaza yageze guhanura ari ku Gatuti hariya twahitaga ngo cyari mu mujyi inkuru nziza bari bamaneye ku Gatuti nuko ari kurangiza no gusoza mujyana muri office baramuhugura basi kuko icyo gihe 98 yarahanuraga cyane arahanura aravuga ngo abacengezi bagiye kurasa inyubako ya leta urenze Rurindo ku karere uzi Kigali bagiye kwishumika rwose baramubwira ati Gatuti ntabwo uvugiramo inzu zitwikwa uzajya uvuga Matayo ariko na Yohana ikindi gihe ntuzabikomeza ariko at least we ibyo bintu yavuze nyuma y'imisi mike cyane ahitwa kuri Shepanze baratwitse niyo nzu najyamo amacacemo nk'imyaka 10 hagitwitse batarahasana byibuza havugane kandi ikindi ntago biteye ubwoba abantu kubera ko n'ubundi abacengezi bajyaga baza batirere bakarasira hiyasi hariya Ishyorongi buro ntabwo buteye abantu ko nimba tirera zakarasira hiyasi Ishyorongi kuvuga ngo noneho za Rurindo ngo baratwika inyubako ya leta ntabwo buteye mu bantu ibyo nasanzwe babimenyereye babanye nabyo kandi Imana ifite umugambi ariko sinahamya yuko muri kiriya gihe atarimo abahanuzi bashaka guhanura ibinezezwe uwitwaga umucengezi
bati rwose ati igihugu ati ni iminsi ni kurwigera ati abantu nk'abo turabatunze none ikibazo ngiye ari waravuze ibintu nk'ibyo mureba tukongera tugahora nka nyuma y'imyaka 10 nta nacwa nta naza hari uwitwa Nsabagasani hari benshi cyane umuntu akavuga ibintu akabaho ndi birenze umwaka wa 2016 akabyanonsa tukagenda tugera hafi ya 2026 ari ibintu byo kubeye kuki bari abantu b'imidiyane batavuze ngo nabonye irobe riza rihusha ihema nibwo abantu bw'abavantajaga hakaba baravuga ati irobe ryikubise ku ihema rigwa rigaramye ati kandi sinsobanura icyo bivuze undi aramubwira ati rebye bivuze yuko inkota ya Gideyoni n'Uwiteka igiye kutumara nta nsinzi Imana iduhaye twagira ingabo nyinshi twagira ibikoresho bakagira ibibindi uretse ko batari banazi ko afite ibibindi Imana yarabajijishije Imana niyo itanga gutsinda ngiye mu kwizera kwanjye kandi abantu nibareka ibintu byabo bimeze nka propaganda iyo utangiye gukorera propaganda muri profesi ndababara ibyo navuze hano iyo byose mbifata nkabyita profesi nari kuba memutse icyo numvisha nacyumvisha icyo numvisha nacyo numvisha kandi ari igitekerezo cyane nacyo ndakibwira ariko kino cyo ni igitekerezo cyane Paul yajyaga avuga ati ibyo ndabibwira nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana ntabwo itegeko ry'umwami mu by'ukuri mwavuze ibyurutse imitima mwasizeho umwuka byaramwe ko ibirayi batabishakira muri Karabaye biratokombeye kweri se atigeze abwira abaturage ngo biratokombeye yabibwiraga umwami n'umugaba w'ingabo ibintu nabyanyu musimbutsa mugahita mubizanira umuturage utazi no gusoma no kwandika uri wabibwiye umuyobozi yazamenya ngo nk'urugero ati kimenyetso nukibona batwitse shepanze ati urenze Rurindo bagatwika inzu ya leta kizakubera ikimenyetso cy'uko abaturage mugomba kwimura muri Kigali n'urugero mbahaye iyo uwo muhanuzi agenda akabibwira abagomba kwibwira silently utekereza ko atari abo bayobozi bari kuba bavuga bati ikimenyetso turakibonye reka duhanyaze iminsi 2 ariko propose yo kubimura twayitekerezaho bitewe nuko neko nawe yemera Imana kuko hari abantu bemera Imana bateye imigeri cyangwa se iberetse ibimenyetso byigendera wende kamucana nk'umuriro ku mutwe ntuzime kandi ntumwotse yareba akabona inzira gushya hari umurozi ugeze abikora manzi ari cyo kintu kizakemeza abantu bamwe kuko umutsatsi wawe kwaka umuriro niwinjira mu nzi ishye wowe utashya niwinjira mu yindi ishye niwinjira mu yindi ishye hari Kicukiro byarabaye umurozi yari yabikoze ariko burya icyo umurozi yakora umukozi w'Imana agikuba inshuro 10 cyangwa inshuro 800 no muri Uganda byarabaye kuri presbytery wanjye twa Archbishop James wahariye Kabare rwose umuntu aza mu rugo rwanga kwinjira mu nzu nanjye nari mpari atse kutinjira ati inzu yose ndi kwinjira miri gushya umaze gutwika inzu 3 ati injira vuba mu izina rya Yesu arinjira inzu ntiyashyira avuga ati ndagusengera aramusengera soka yabaye muzima izindi nzagiyemo ntizagira icyo ziba wagira ngo abantu bashaka ibimenyetso nk'ibyo ariko reka mpinira aho ngaho abantu nibagende gakeya ntacyo bimara kuba uri umuhanuzi uciriritse ugashaka kwipositiona nk'umuhanuzi w'icyatwa cyangwa se umuhatari ubicishe mu bango ndababwira iby'amatwi bashaka kumva ndabizi leta mituro bari mamagizeho nibitanaba ariko nzaba nababwiye baryoheye amatwi ikintu kizakumenyesha umuntu avuze ibintu biryoshye amatwi niyo bitabaye ntawe umureba nabi buriya bababwiye ikintu kitabaryoheye amatwi bitabaye nibwo bakwanjama ariko abantu nimwitonde wirinde igihe ugiye ukire ijambo rivuga ngo ni Uwiteka yavuganye nanjye soreje aho ngaho rero abo bose batekereza mu bwenge bwabo bakumva bafite ibitekerezo by'agatangaza mu postire mu mareta n'amashyirahamwe ya politike cyangwa se amashyaka ya politike shamutanga ibitekerezo byumvirwe ibintu bikorwe na munebe n'abapresident nta igihugu kiba kigiye ariko mwe kubyitiranya n'Imana cyangwa se ibihano ninde wabihawe n'ibindi nk'ibyo ngibyo kubera yuko Imana yo yahaye umuntu insinzi ibyo by'ibihano byawe uzajye kwibaza kwa Putin na Zelensky maze nimba Zelensky atari kurira mu myotsi cyangwa se hari yigeze abona insinzi n'ishusho y'insinzi mu kubuzima bwe duhindira aho ngaho soje nsengamana dusengeye abanyekongo dusengeye abanyarwanda dusengeye abarundi dusengeye abanyarwanda dusengeye abagande dusengeye abatanzania dusengeye aba South African kugira ngo utanga ubwenge nge namenye yuko ari umudugudu bari bagiye gutera buririye ku ngazi ariko ngo umusore wari urimo umukene awukirisha ubwenge bwe nyemerera utanga ubwenge bukiza buhosha nyemerera ubereke igikwiye kandi ubaganirize mu izina rya Yesu kandi nushima yuko bica mu mbaraga rinda abaturage bawe kuko ari abawe kandi Uwiteka Imana hari benshi barimbukira mu byaha ariko iyo barokotse ubuzima bwabo bukabaho babasha guhura n'umukozi w'Imana akababwiriza bakihana
kandi amazina yabo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ijuru ryapfusha ngo twishime, ahubwo turarira tukaboroga, ariko ijuru ryungutse umukizwa, kandi umuntu akizwa kubera yuko ariho. Pawulo yaravuze ngo kuri njye kubona Kristo gupfa imbere y'inyungu, ariko kugira ngo nere imbuto z'umurimo wanjye nzakomeza mbeho. Nyemerera rero Uwiteka Imana urinde benshi, urinde abaturage, kandi utanga ubwenge bw'uburyo bwo kugira ngo ibyo bakora byose bitagira ingaruka ku baturage. Gusa abo watoranyije ntawe uzigira kubuza gusarura abawe, ariko nanone turanga yuko Satani yagira abo anyaga, akabanyaga ari abo kurimbuka, akabanyaga batabonye batagiranye ubusabane nawe ngo basogongere bamenye ko Yesu agira neza, bamwegere ko ari we buye rizima. Nagushimye Uwiteka Imana, humugisha abantu bose, humugisha M23 mu byo iharanira, ubahe kugutega amatwi no kumva, uhumugisha FARDC, ubahe kugutega amatwi no kukumva, uhumugisha n'abandi bose bakurubanirwa muri iriya ntambara, ndetse na South Africa irimo, ndetse n'u Burundi burimo, na Tanzania n'u Rwanda, bose ubaha umugisha. Naje kumenya ko umugisha wawe utuma ibitekerezo ubwonko buvubura ibitekerezo butari busanzwe bwifitemo, kandi ibyo bitekerezo byatuma hafatwa imyanzuro idasanzwe. Njya nizera yuko iriya ntambara yahagarikwa n'ijambo rimwe rivuzwe ukuntu, igihe baba babashe kubaza abantu b'Imana, igihe baba babashe kumva abanyabwenge bo mu karere bakabatega amatwi. Ntabwo ari ngombwa intambara, ahubwo bishobora gukemurwa mu bundi buryo. Ariko nanone iyo umuntu abuze ubwenge hari uko bigenda, kandi umugambi wawe ugasohora. Abantu bajya bibaza ngo kanaka yapfuye, abasivile bapfuye, ariko hari n'abantu wowe nk'Imana ujya wica. Ntabwo uri Imana itekereza urupfu nkuko twe turutekereza, ngo wumve yuko ugomba kurwana bavuge ibyo amatwi y'abantu ashaka kumva. Ndagushimiye ko mvishe gusenga kwanjye, nanjye kandi natuye yuko nkira mu izina rya Yesu, uburwayi nta butware bumfiteho, katika jina la Yesu Kristo. Nanjye nshoje gukora akazi kawe, reka ngiye kwa muganga, ubane n'umuganga, ubane n'indi nzira yose ndi bunyuremo, kuko mfiteho umugambi kandi mwiza w'igihe kirekire, nubwo abantu baba batayibona batyo. Bisabye nizeye, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Kandi natuye yuko bitarenze 2028 ikibazo cyo muri Kongo kizaba cyararangiye bya burundu. Natuye yuko ikibazo cya FDLR muri Kongo kizaba gisigaye ari umugani 2028, n'ikibazo cya M23 nacyo kikarangira, ibikemuka bigakemuka, wajye ubabaza akavuga bati uburenganzira bwacu twarabubonye nubwo byari bigoye. Uko ni consensus, kandi niko mbyizeye, kandi arijwe numvisha. Urakoze, izina ryawe nirabwe icyubahiro. Amen, amen. Robert, yego amagambo yandika ahantu, iriya ntambara iri muri Kongo ni yanyuma. So nushaka kupfusha miliyoni 3 kubita, utahana insinzi, nimba Uwiteka ari ku ruhande rwawe. Nuhagarara utagejeje insinzi aho ugomba kwigeza, nta yindi chance Imana izaguha. Ubwo ndabivuga ku mpande zombi, buri wese nabaza Imana ye. Nimba mufite abahanuzi bavuga ngo irobe ryikubise ku itente cyangwa se ku ihema ryacu, batabeshye. Kandi kambabwira ikindi kintu, mu gihe uhanuzi uzaba babwiye ngo bareba bahunga ibyo bari gusaba, nimba banagira intara yigenga nka Catalonia muyibahe, muzasenga Imana murebe mubwe ngaho kugira ngo dupfushe za miliyoni dupfusha, tugiye kuba intara yigenge ariko kiri kuri Kongo. Mbese muzakoreshe ubwenge, resolution y'ibitekerezo, M23 yibonaho, cyangwa se nibamara kubafatana Bukavu n'indi migi bazabafatana nyuma yaho, muzicare mushyira ubwenge kugiye mureke ibintu byo kwiriza, cyangwa se mureke ibintu byo kwigira nk'abana bato. Njye ariko handi kuvugisha ubwenge nkurikije dukeya mfite. Noneho ikindi abakongomani bareke kurakarira u Rwanda n'umuyobozi w'u Rwanda. Buri muyobozi wese akora icyo abona kwiye gukora ku bw'igihugu cye nicyo baramutoreye. Namwe rero ushobora gusanga muri kwishyiramo kurakarira umuperezida w'ikindi gihugu, nyamaza uw'icyanyu iyo bamwabazaga Imana neza, ari we nyiri kibazo, ari we nyiri kutumva, kandi Imana ikaba yaratanze amahoro ku bwoko mwashwiragije, ikagira inzira ishaka kubicishamo, kandi mukamudashoboye kubihagarika. Iriya niyo ntambara ya nyuma, yamara imyaka 10, yamara 20. Sudani ijya gucikamo manza ngo byari imyaka 10, ni ukuvuga ngo byamara 10, byamara 20. Iriya ni ya nyuma. Ubwo uyitsindwa wenda icyo azabaziza atazaza kukitubwira kuko bizaba birangiye, kandi nyuma ya hariya muri Kongo hazaboneka amahoro ni Burundi. Ariko abajyana mu perezida kugira ngo ayo mahoro aboneke, bashatse bamwegera akavuga batariko reka dutekereze differently, let's think out of the box, let's think differently, kubera ko diplomacy n'ikiberaho
ikemura ibibazo byawe byanananye ku mbaraga. Reka nivugire ibyo mbivugisha ubwenge, ntajwi numvishe ninumvijwe nzaza ndibabwire cyangwa se ndihishe, ninumva ari iri nkubitisha inki, nta muyaga nta mu rutoki mfite, nta mpamvu yo kwiteranya n'umuyaga. Ariko kugeza ubu ngubu abantu nibareke gukomera bashaka indonke, kuko mu maso yanjye ndabibona ko bazibona. Iyo ugeze ahantu uvuga ngo nandi gushaka ibirayi, ngo ngo reka iyo tuje kuri YouTube tuje gushaka ibirayi, iki kintu kirababaje nk'umukozi w'Imana. Sindagira ikintu mvuga nunavugiye muri autorité ya poso, munagira ukimbaza mvuge ngo nabivuze nshaka ibirayi. Wenda nkabije naba nagiye mu busesenguza ahantu hagana ariko nandi gushaka amafaranga mu busesenguzi banyishyuye, kandi igihe banankira amafaranga menshi nuko nabihagaritse. Nundi murokore wumva ibirayi byarabuze, shaka ubusesenguzi, bajye baguha ubusesenguzi. Hari byinshi wakora, nicyo mvuga kuri umukozi w'Imana ntibivuze ko utakora n'ibindi. Nicyo nayinsoreje nkavuga ngo nimvuga ko nandi musesenguzi nkavuga ko nashaka ibirayi, nimvuga ko nandi gukora ikiganiro cya showbiz nkavuga ko nandi gushaka ibirayi. Ariko nuvuga ikintu ngo ni nguko uko Uwiteka Imana avuze, ukaza kwiyeskiza uvuga ngo reka twese tuba dushaka ibirayi, bitangira kunyereka ngo ubwo uruhande wavugiye wabonye rwavamo ibirayi kandi uri kubibona. Havugana ariko ibyo bintu birababaje ku mukozi w'Imana. Imana nimba n'umukozi wa leta general cyangwa kapitene amenye ko agiye kumubeshyira kuri meya ngo kapitene arantumye cyangwa se major arantumye atagutumye, nimba bakumerera nabi bakaguhiga, Imana uyibeshye ngo yavuganye nanjye itavuganye nawe, wumva yuko yakureka? Kiretse yakubuze. Rego ngo mu isi yanakubura agahita ushikira za Minova cyangwa agahita ushikira andi hantu. Ariko se ukumva Imana nubivuga ubwa mbere ukabivuga ubwa kabiri ngo so saith the Lord, byari kunanije ikivuga ngo nibyo bitekerezo byanjye. Nibitekerezo rega birubahwa muri isi. Kandi hanigi ikibazo cyakemurwa n'ibitekerezo cyane cyane. Imana yagira ambwira ati buriya wowe ntugashaka gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu bibiri ukoresheje ijwi, uzajye utekereza unasenge. Buriya nta muntu wavuga icyakorwa Kongo ngo igire amahoro itarwanye, ni Mutabazi n'abandi bake n'undi wabihawe n'Imana. Ntago ari ibintu hari umuntu avuga ngo mufite experience ngo muri presidence ngo twadirinze n'intambara nyinshi, ba Kabila badirinze na nyinshi. Donc abantu bemere yuko Imana igitanga impano yo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu nk'iyo yari yarahaye Elisa. Kandi Elisa hariya ku nshuro ya kabiri ntago yakoresheje yerekwa, we yakoresheje ubwenge nkuko na Yosefu yakoresheje yerekwa avuga amahundo ananutse nabyibushye. Ariko bamubaje ngo hakorwa iki, akoresha ubwenge bwa economy busanzwe. Turifuza kubona abakozi b'Imana igihugu cya agaciro, kandi bamenya ibintu babivugira nuko babivuga, kandi bakamenya yuko hari nibyo basengera bikigizwayo, kuko dufite Imana nyamana. Elisa bari kumuca mu gihanga ariko abimenya bitaraba, arasenga. Imana igira ikintu irema, kukita kirema. Umwami yari kuza yiyemeje kumurimbura, nubwo wenda Imana ashobora kuzana ingabo za marayika ndetse n'amafarashi y'umuriro nkuko yabikoze kubasiriye. May God bless you. Aba profeta b'Kinshasa musigeho, abi Kigali namwe ntacyo bitwaye guceceka tezebu. Abatanga ibitekerezo namwe mu bitange nk'abantu bigishijwe, ntacyo bitwaye. Kandi nta nubwo ari ngombwa ngo bintwari ya buri gihe na buri era cyangwa se buri season. Nta mpamvu yabyo. Imana reka yitwa Imana, n'igihe ibyo byose bizaba birangiye abantu bazavuga ngo ni Imana yabikoze, bahimbaze Imana yabo. Ariko ikintu cy'abantu bagomba kwikura mu mutwe, ntago Imana izasiga abanyamurenge cyangwa ibareke. Ibyo vuga ngo bazahora babahobagiza imyaka 28 ngo yongere hindi 30, ubitekereza iri somero doadare niyo washaka abasirikare 2 miliyoni. Ariko nzi ko ejo mwazinduka mwatekereje ibindi, kandi bishobora kugira icyo bibafasha. Aho mvuze ibitekerezo ntajwi, ariko nindibona nzari babwira. Kugeza ubiryo mfite riri ampagaye riravangavanze ku buryo ntago narikoresha mbwira abantu ngo mwitega ibi, kuko ibyo kwitega byinshi byarangiye. Goma na Bukavu bifatiwe igihe kitarenzemo ibyumweru bibiri bya espace, nubwo bitararangira i Bukavu, ariko bageze muri kilometero 20 uturutse i Bukavu. Aho hantu rero nuko agenda nk'abarya umutsima ni nko kuvana ujya mu mujyi hariya muri Mateus, nta bintu binini birimo. Ubwo reka dukomeze dusengera abantu bose, abaturage bose, kuko nta muturage wo gupfa niyo yaba hirya y'umupaka cyangwa hino yawo, niyo yaba umuyobozi batekereza nabi cyangwa se atekereza neza. Imana y'ubwayo ijye igira uko ibigenza kugira ngo irinde ubwoko bwayo, iburindiye kugira ngo buzabone ubugingo, iburindiye kugira ngo butarimbukira mu byaha bugapfira mu moshya ndetse n'ibindi nk'ibyo. Imana iba mugisha. Nimero yo abantu hamutayizi ni 07 8 8 30 95 13
ubu igikurikiyeho no kunywa amazi no kujya polyclinique ubundi Imana igakomeza ikitwa Imana reka dushimire umushumba watuganirije dushimire nawe mwadukurikiye twaba tugeze hano amahoro Imana y'amahoro y'umugisha tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka shalom naho bataha.